guys, ndabaramukije inshuti zanjye twari dukumburanye tumaze iminsi tutabonana ariko naje nagarutse hari utuntu ari mugiyemo ndi kushaka n'icyamamare nyine tuzaganira ngira ngo mwakibonye mba ndi kubazanira ibishya mbatumirira abantu badasanzwe ngo tuganire kuri chano yacu aho muhereye mu bice by'isi nyine ndabahobeye cyane mwumve ko mbahobeye aha ntatinze rero twihuse nabatumiriye icyamamare nyiha umwanya kivuge kibibwire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu akusundi ko harimo icyamama iki bitaba icya papa icyapapari kubera ko iyo bavuze icyamamare harimo ibintu bya mama ariko burya njyewe nkunda ibintu birimo mama abagore burya ndabakunda cyane asante sana Marite kuba mu ikaze kuri channel yanyu ya Encouraging Woman Encouraging Woman asante sana nishimiye kubana namwe muri akanya kandi ndashimira n'abafana banjye ndetse n'abako nawe buriya uri cyamamare kanashimira abakunzi ba channel Encouraging Woman ni byiza cyane mukomeze mubikunde kandi mudutere imbere kuko ibinyuraho byose ntabwo tubyitegura ahubwo nimwe tubitegurira murakoze cyane okay urakoze cyane rero tugwaye ikaze abantu bari hano baragukurikirana abafana bawe baragukunda ndabizi neza nanjye urabizi ko ngukunda cyane ubwo rero ndabizi wisanzure kuri uru rubuga rwacu wirekure nirekure naza kwirekure nkasanga ngeze aho nagomba kurengasa aho nagomba oya ugira imipaka nyine ariko nyine wisanzure mfa kudasanze ibyo nsanze okay ubu rero hari inkuru iri gutrendinga nashatse ko tuvugaho tugahita tubihuza hano kuri iyi channel tuvuga ku bintu hari umubyeyi witwa Pastor Mutesi ni umubyeyi akaba na pasiteri nk'uko byumva ko afite iyo titire umubyeyi ugira emotion nyinshi cyane umubyeyi ukunda gufasha njya mbibona cyane yafashije abantu batandukanye Pastor Mutesi nyine afite ibigwikwana kuri social media arazwi mu minsi yashize rero hari famiye yagiriye emotion nk'uko wari ubivuze abona agahinda bafite ashaka kubafasha hanyuma nibwo yakoze ubuvugizi nk'umuntu w'icyamamare uzwi buriya mwebwe ibyamamare iyo mutuvugiye biratambuka uko barabubaha oneri yanyu urumva nuko abantu batangira gufasha ariko akora attention yo kugira ngo aze guhereza ya mafaranga kubera ko ngo uwo muntu umupapa w'iyo famiye uhagarariye famiye ashobora kuba afata akantu ko kunywa cyane hanyuma arafata kugira aya mafaranga aze kugenda apfusa reka nkora attention ndinde uyu mutungo uzagere ku bana atanga check ntiyanayisinya ariko avuga ati kugira ngo prove no muntu cyangwa se muhereze ko amafaranga yabonetse hanyuma agenda ashaka ikibanza niko nabonye abisobanura ngewe ngende njyanye cash noneho nishyure nsubirane ya check yanjye wa mupapa rero aza kujya kuri banka niba bafite n'abajyana batijya kuretira wenda uhita uyafata agezeyo check ntiyari isinye nyine urumva ntiyayabonye baravuga no ntago wavuga ko itazigamiye kuko ni no sinye ntisinye so rero biri gutrendinga muri iyi minsi wowe urabyumva ute hari abaye kuvuga ati Pastor Mutesi yaba yarabikoze ari ubweskoro ashaka guheza ayo mafaranga ko sinumva ko yaheza ayo mafaranga ntabwo yaheza ayo mafaranga ngo akoreshe ntuzakoreshe sheke ye kandi azi ko ishobora kugera kure uko biri kose ajya no kubikora ntekereza ko nta bad intention yari afite ahubwo ko ari kugira ngo agende yereka uwo mugabo ko ayo mafaranga kuko urumva ikibazo yagize kuyamuha yashobora kuyangiza niko ngende bitekereza ni nako yasobanuye kuko ngo abaturage na family yari yamubwiye tukora attention ayo mafaranga nuyaha uwo mupapa mu buryo bukwiye gusa bimubera amahoro neza ko nta bad intention yari afite nkuko nari mbivuze kuko Pastor Mutesi turamuzi ebana ari nanjye ibintu byinshi ntabwo nzi sindakura nawe ariko ntegeza ko afite amagambo menshi nanjye nkora ku mutima rimwe na rimwe iyo nashoboye kumukurikira
Pastor Mutesi umenye ko tugukunda turagukunda cyane afite abakunzi ufite n'amagambo yubaka amagambo asana umutima amagambo agarura icyizere nzashimishwa no guhura nawe umunsi umwe niyo nakora mu ntoki gusa nanjye ugakora mu zanjye ariko twese nyine tugakoranamo tugomba gusuhuzanya na Pastor Mutesi byanga bikunda so ndi umufana wawe iki ni ikindi ntekereza ko rero aramutse akusanyijwe bakayamuha ari imbumbe aya mafaranga agira akamaro ntekereza rero ko wenda gutanga nimero ya nyir'ubwite wenda bagatanga nayo kugira ngo bavuge bati nohereje aya ngaya wenda kugira ngo wenda batazaba ngo bizabe biri clear ku buryo uw'inkunga yagombaga kugeraho koko bameka ashobora kuba yayibona biri transparent noneho numva ahubwo iyo nzira nziza ariko yajya niko burya umuntu usabirwa inkunga cyangwa ukeneye iyo nkunga aba akeneye byinshi ariko byinshi by'ako kanya ariko mu gihe ushobora kwifatira rimwe ukaba wakora ikintu kiri rentable kizamara igihe kirekire girira umumaro aho ngaho noneho nanjye ndumva mbisobanukiwe najyaga nibaza why not badahereza umuntu responsibility yo kuba yikusanyiriza ariko wa mugani abaye ari umuntu utabasha kumanaginga ibyo bintu byakangirika ibintu bizaramba noneho nari ngiye kukubaza nk'umugabo noneho twari turi kuri iyo nkuru y'umudamu dusoze ko ari umudamu wawe wahuye n'iyo case kandi wenda bamwitangazamakuru aba muri social media noneho ugiye kumva mu nkuru kuguyeho yatanze sheke kazigamiye yagize gute ibiki we ntunabibamo ntubuze ukuntu habamo n'ibintu byo gusebanya n'iki wabitwara ute ntabwo ari ibintu bigoranye buryo umuntu afite uburyo atwara noneho ntaravaho gukinanye n'agakobwa keza gukina role n'umudamu mwiza muri gukina role yo kuba uri umugabo mwiza noneho uri umugabo mwiza n'umudamu yaguhisemo nyine abibona kuri mwiza of course uri mu kazi ariko hari aho ushobora gusanga byateje umwuka mubi kuri yewe umugore wanjye niwe manager wanjye ndumubwira ati aranyambika ambwira ati anakurikira ibihangano mba ndimo ko ati hari abakinyi nayo baratubeshye none nkajya n'akana k'agakobwa k'imyaka 13 buryo babikurikirana bankurikirana nkunda uburyo donc ibintu kuri we nta bintu bya danger biba birimo abazi ko nyine turi imbere ya kamera abazi mbese we ari open kuri icyo kintu ntabwo ari ferme ngo yumve ko wagiyemo cyane ko rimwe aka ni akazi kangaburira mu buryo cyangwa kajyana umusaruro mu rugo birumvikana reka mbabwire mwa bantu akazi kose kagira risk urumva kandi uwashatse kujya muri izo ngeso ntabwo wamubuza ubu se izo ngeso mbi kuzijyamo bisaba iminota ingahe ni mike kandi niyo waba utari mu kazi wabikora niyo mpamvu rero icya mbere ni ukwizerana icyo ni kimwe icya mbere ni ukwizerana abantu mufite umuryango ni mugari burya iyo wabaye umugabo warongo wakoze n'abana burya uba ugomba kuba urugero ku bana bawe kugira ngo utica sosiyete ejo hazaza bisaba rero kwitwararika bisaba kwitonda nubwo wenda ntabyera ngo de ariko ntabyera ngo de gerageza mu gisoro nicyo bita kustiri cyangwa kashe mu gifaransa to hide izo ngeso mbi zirinde niba binabaye ukore ku buryo umuntu atabimenya ko uba umutesheje agaciro njyewe ntekereza rero ko ibyo mvuze ni kuri ba bandi nyine byananiye ariko buri ikintu cya mbere ni ukwizerana kandi umenye ko reka nkubwire Marte ibi bintu bya mu giswahili nicyo bita kupiga ngono kwenda kupiga ngono iba nabera bintu kabisa bitera umwaka bya n'umuvumo wangu umuvumo mu rugo ugasanga bya ni mwibaza ngo iterambere rirajya ko biri gusanga ari ibyo bintu bikwiye kubatera kuba mutari kwavanza ku giciro cyiza mugane kwa Nyagiso Hub murahasanga ikintu bita chapara abagabo mujye munabagaburira kugira ngo bishime kandi mubazane kwa Nyagiso Hub umva hano ho ni daje usanga chapara wanga bajya kubakwa bwa kabiri
Wallahi. Chaparawanga n'ibindi. Chaparawanga ni danje. Ariko chaparawanga ni ifunguro ubundi akabari kitwa kwa Nyagiso Hub. Shaka afite buri kimwe ni kwa Nyagiso Hub. Urabona umanutse kuri RP ugi kwa Ngoboka gatoya umanutse rwa Rutabura ukata gatoya rya cross rimanuka cyane uvuye kwa Rutabura ni imbere yawe mu kuboko kw'indyo hariho icyapa kiriho Nyagiso Hub. Ubwo bishatse kuvuga ngo nakabari ka Nyagiso. Nyagiso ni icyamamare. Naho Nyagiso akorera. Mugenzi wacu w'icyamamare. Ayo nyabaye icyamamare. Nyagiso Hub rero. Umugabo arahaze reka dukomeze. None wajya mu byane. Ahantu ho umva ngiye no nzajya nibera. Abagabo musohokana abagore banyu, abagore mukora ama surprise abagabo mubazane kwa Nyagiso Hub. Hameze neza hari chaparawanga iryoshye ni inyama z'inka zivanze n'ibirayi bakashyiraho na gasalade ku ruhande ikirungo cyo ni wanye na mayonnaise. Wow, ndizera rero abantu bose bagomba ariko sikubijyana. Ikindi munyarukire kuri channel yitwa An Encouraging Woman mukore subscribe, like, comment ndetse na share. Okay, rero mu gusoza kino kiganiro reka tubabwire ko tubakunda kandi tubategura ibintu byiza biri imbere. Tubafitiye amafilme ngende ndagutegura filme. Wow. Ya filme ya Single Mother. Aho nta mugabo urimo nabyumvishije. Uyu mugabo agomba kuza. Reka nta bintu nakora bitarimo abagabo ngenda. Bino muvugizi w'abagabo maze. Nayingize ngo. Oya abagabo ni bagomba gusigara. Abagabo se batatugiriye inama twagera kuki. Tugomba kushyira abagabo imbere akajya tugira inama nubwo muri Single Mother abagabo nyine barahari bega abana beza batanadushaka ibindi bintu ahubwo bakeneye ko tuzamuka tugatera imbere tugarera n'abana twabyaye. N'abasingle father barahari. Iyo filime izaza ikurikirana na single father. Turebe ubuzima bw'abasingle mami n'abasingle father ngo babaho bate. Ndimo ndayitegura rero guys mukore subscribe, share na comment. Dukomeze tubane tugendane kandi muzakurikira iyo filime ntizabacike. Ndabashimiye cyane, nshimiye mutumirwa wanjye icyamamare Sharif. Numugabo mwiza ujya inama aradufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ngewe ngira inama nyinshi kandi ndagushimiye kuba nagutumiye kuri Encouraging Woman ukaza. Ni iteka waduteye hano kuri iyi channel, turagushimiye cyane. Twishimira kandi kuzongera kukubona ugarutse kuri iyi channel. Always for you. Okay. Asante sana. Asante sana. Thank you. You are welcome.